Muyango yego bakimara gusebya ko abahost ari indaya yego isa hindura akazi ubu yabaye MC nabo muzavuga ko ari indaya se yego abantu bose bababaje Yago bamukoze ku mutima Yego. Imana iri kubakoramo akazi Slim Jesus. yes reka mbahereze ikaze bakunzi bacu masuye mbifurize kugubwa neza muri mwese imana n'imande zitandukanye z'igihugu ndi kumwe na Laila Wiz Show. Laila ameze neza? ndaho ndashima Urashima Imana. Tangire twamamaza katubibutse yuko dufite za product zifasha abagabo bakoresha igihe gito mu gutera akabariro banacika intege mu gihe cyo gutera akabariro yego ndetse babura n'ubushake ko tubafite product zibafasha gukemura ibyo bibazo. Abadamu namwe muzi ko mubura ubushake kuribwa mu gihe cy'imihango ndetse no kuba mwabura amavangingo namwe tubafite product yego zabafasha gukemura icyo kibazo. Mwatubona kuri 0788 gatatu gatanu icyenda gatandatu icyenda rimwe cyangwa mukatwandikira no kuri WhatsApp cyangwa tukabandikira no kuri WhatsApp. Yeah. Umeze neza? Ndaho ndashima. Reka ikiganiro tugiye gukora tugiye ibwota amasimbi aho nagiye kubona ngiye kwanza nange update ubwo ngubwo numvishe uyu munsi. Ubwo update ya mbere numvishe ko ejo bundi hari award zabaye umuhanzi bita The Ben ahabwa ngo igihembo cy'umuhanzi wa mbere muri Afrika. Umuhanzi bita Bruce Melody ahabwa igihembo cy'umuhanzi wa mbere muri East Africa. Umuhanzi bita Bwiza ahabwa igihembo ngo cy'umuhanzikazi wa mbere muri East Africa. Undi muhanzi wo bita manager Bwiza ngo abaye manager wa mbere muri East Africa. Uri kumva ko ibintu bimeze neza. Ubwo ni update ku bantu bakunda showbiz imba nangenzi bahereza kumva ko wo bita The Ben ngo higitsa abo bita ba Burna Boy na ba Wizkid na bande bose kahita umuhanzi wa mbere muri Africa yesheje agahigo gakomeye. Izo awards zabereye mu Rwanda Kwiye kubyishimira no kubera yuko ni ibintu urumva nabi wacu gusa batoranijwe. Nyuma y'ibyo byose rero ari uwo bita Bruce Melody ubu tuvugana nago ari mu gihugu cy'u Rwanda ari bwota amasimbi aho yajyanye na Muyango. Agiye guhostinga igitaramo cye yahuriyemo agiye kwemusinga yagiye kwemusinga igitaramo cye yahuriyemo na Shiba Karungi. Wabonye video ya Muyango uburyo yarameze neza uburyo yari yambayemo. Muyango rero ari kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Abagabo bari kurabya indimi baturiya mukobwa n'uwa hehe. Hari uwanyandikiye impamvu mvuze ngo abagabo bari kurabya indimi hari uwanyandikiye avuga amangambure. Yavugisha abantu amangambure avuga amangambure ngo Muyango namugeraho gute ntigense nakundi mu Rwanda Muyango mukaba muri kumwe iyo ngiyo uragira ngo ngufashe iki muvandi none se ngo mana yanjye ngo nta kuntu wabimfashamo ngo basi nkamukoraho byonyine. iyo agenda se ari ukuntu umuntu yari kuri stage ugenda ukamukora mu kiganza kamukubita inote kuki atabikoze. Birashoboka ko ubanza bamusuhuje bari barenze we wabonaga atajya mu mubare wabo kuko yambwiye ati noneho ntabara ati mbigenze yanyandikiye nkari nka saa bibaze ko yamamagaye saa 9 z'ijoro yamamagaye nk'utabaza noneho ngiye kuko ntari nashyizemo ntuza muri telefone muri siransiye nafise umuntu umpamagara inshuro adakuraho abaye iki fase ni umuntu uri kuntabaza hari ikintu kibaye ndebye mbona ni nimero yo hanze ngo wambabari ukantabara ntibaye iki se muvandi ntituraziranye se ngo ndagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ngo ndagukunda niho ke ntimbwira nta kibazo ngo ubumerewe nabi mbabarungeze kuri Muyango. Yaramerewe nabi mu wewe ndabizi we yifuzaga kumuvugisha gusa ngo yumvaga afite urukundo ruri kumugurumana mu mara. Cyakoza iyo uri mu bihe byawe sha reka nkubwire mwana wa genda uryohe wamamare Muyango. Murabizi ko yahinduye akazi se yahinduye akazi yiruka mu kazi yahinduye akazi basigariye musi nagakira umuhost bakimara gusebya ko abahost ari indaya ko Muyango rero atazi ko ari indaya isa hindura akazi atayibera umwe musi we yabaye musi mpuzamahanga nabo muzavuga ko ari indaya se
ngo oke ibintu ni oke yego abaho. ukimara kuvuga ngo Muyango yahinduye akazi, ejo nabonye ikiganiro cya Jack na Kasuku, numva ngo na Jack ngo ari kwiga ngo kuba umu DJ. Mu minsi menshi kubona DJ Jack on the mix. Ewe ako Jack yabishobora cyane. Jack ni umwana w'umukobwa uzi kwihiringa, donc agashyira imbaraga ze zose mu kintu ashaka kandi kikagera igihe bamwemeye. Yego. Ashobora kuzatangiramo umurwanya munamuhakana. Yego. Ariko kumwemera muzamwemera pe, mwabyanga mutabyemera by fire by force muzamwemera. Kandi rega se kudija ni ibintu bya danja, babaye aba DJ se basohotse mu ndaba mama baba badija nibyo bize. Ndetse Jack wabyize ntiyanabarusha ahubwo yabarusha. Keep it up rata mukobwa wanjye. Komereza wa Kibondo. Yego. Twigarukiye kuri Muyango hari bwota amasimbi. Muyango yabice biracika ku buryo hari amazina aremereye y'abantu baririya tutari kumva. Ibaze ko atari kuvugwa Bruce Melody ari we ngitaramo. Uyu Muyango akaba ari kuvugwa Muyango. Uyu Muyango yagiye nyuma yaho hashize igihe kitari gitoya, uwo bita Kimenyi afashe agafoto inyuma hari piramide kari mu Bufaransa, sibyo? Na Muyango nawe yahise ajya mu Burayi. Mu Bufaransa se cyangwa iri muri Egypt? Sinzi ahantu ariko sinzi ahantu iyo bari mu Bufaransa cyangwa se ni Tower Eiffel ya wa munara. Ubwo ni umunara. Ubwo ni umunara. Piramide ziba muri Egypt. Yego, ubwo ni umunara. Ahantu yari ifotoreje turaza kwitega ko uyu na Muyango ari buze kugenda mwereka ati aha nihe nanjye nahageze aho wageze. Ntago bariya ni couple ijya yubahana mu bintu bijyanye no gutandukana kwabo. Ntabwo bajya bapirikisha urabizi. Ndabyumva. Ni nko guterana ishyari. Hari abantu batandukana, hari imvugo numvishe ngo uyu munsi nabonye ngo ex wanjye ngo arimo aragendera ngo muri Range Rover. Ngo nta mu editor wa danje mwama ngo akanyeditinga ndi muri private jet. None uravuze ngo Muyango Kimenyi yabonye Muyango agenda muri Range Rover, none barashaka ngo bamushyire muri private jet, bamweditinge muri private jet. Ntabwo ari uko bikora. Kimenyi yasharinze ahari nibiharimo nibyo ari gukora ababisangije abantu bamukurikira yenda na Muyango akaba yabireba, ariko ntabwo abagamije kumwereka ngo amukomesha amwereke ati wambonye aha nihe. Na cyane yuko noneho Muyango we ntago ubuzima arimo n'ibyo ari gucamo ari bubyishyirira hanze. Afite abantu simbizi bamustokinga babisakaza. Yego. Aho ngaho baba wararenze gutwika. Baba wararenze gutwika. Yego. We ntabwo uba ugitwika ahubwo baragutwikira. Iyo ni sirenge bajya bakoresha, nubwo numvise iyo mvugo bavuga ngo ntigakoreshwe, ariko nyine ni ibintu urubyiruko rukoresha tuba twisanisha nabwo. Urumva uba wararenze nyine ibintu byo kuvuga ngo urishakira abafana, ahubwo abafana bo baba basigaye bakuzanira n'abandi basigaye n'abatarakwemera ngo bakwemere. Nagira ngo noneho iki kiganiro tuze kugaruka ku tuntu twinshi turi hano hanze. N'ubundi twari turi kuri Muyango na DJ Brian na Tesha, nabo bari mu gihugu kimwe cyangwa se bari kumwe, ntabwo ndamenya neza state cyangwa igihugu barimo, ariko bose bari mu Burayi uko ari batatu. Ni ibintu bishobora kuba biri butange irihe somo ku bana bari hano hanze. Muyango, Tesha na Brian ni abakobwa bombi bishakishije bakoresha imbaraga nyinshi birwanaho, bagira amazina bafite ubu, sibyo? Kandi abatunze ndetse n'abatunze mu buzima bwiza. Muyango rero muramuzi ko we ntabwo ari byo yatangiriyemo ibi bintu, yabitangiriye muri Miss Rwanda, ariko siyo yamuzamuriye izina. Muyango yazamuriwe izina no kuba yarashakanye n'icyamamare muri Ruhago ari we Kimenyi. Nese hari abantu bitabiriye Miss Rwanda bazimye tutanazi, unamuvuze twakubaza ngo uwo ninde? Arahari. Rero Muyango yazamuwe cyane. Barahari nk'abana Naomi bazimye. Oya, Naomi ntabwo yazimye. Naomi ntabwo yazimye kandi ari muri Mackenzie's. Buriya Naomi nawe akomeza have muratera ibuye ku murenge. Ntago kivugwa ariko Mutesi Jolly ahubwo nibwo ageze gutwika. Agiye gutwika. Gutwika. Nageze ngo aratwite.
yanatwita si umubyeyi si umwari se Imana ntiyanamuhezagira isaha n'isaha abishatse. Yigeze kuvuga ngo ntabwo azapfa gushaka ngo inyana zimbwa. Ashobora kudashaka ariko ukabyara, byo n'uburenganzira bwa muntu. Gushaka no kubyara, gushaka ukaba umugore w'umuntu no kuba umubyeyi w'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye rwose. Ibyo abantu dukeneye guhindura imyumvire, kandi by the way n'uburenganzira bwe twakabaye tunamutera amabuye muri kamere ye cyangwa se mu byiyumvo bye. Nimba yumva atazashaka, kuki tumuhatiriza gushaka? we ko nawe yahatirije ngo nashake, kuki tumuhatiriza gushaka? Twizere ko azabyara rimwe na Semuhungu se. Semuhungu agiye kubyara. Urumva, Jolly rero afite uburenganzira bwo kuba umubyeyi w'umuntu ariko ntabe umugore w'umuntu. Ibyo afite uburenganzira rwose, kandi nta nubwo ari umuco mubi. Urumva, ni amahitamo y'umuntu igihe ibyo bintu abikoze mu isuku, abikoranye isuku. Ubwo mvuze ngo igihe umuntu abikoranye isuku ni kwa kundi uvuga uti mfashe umwanzuro noneho ngiye kubyara, nka bera Semuhungu yavuze ati ndashaka umwana uzavuga kuri kanaka, kuri Zinda, harya ni Zinda. Ntabwo avuze kuri Zinda, yaravuze Semuhungu yakoze live, ngewe iyo live nari nyiriho. Aravuga ati kereka twe kwita ku bya wa muhanuzi wamuhanuriye ko numvise bavuga ngo ni pirate. Nimba atari pirate wenda abamuramya nuko abaha amagift kuri TikTok. Nimba atari pirate azabitweka kuri YouTube ko ari uwa nyawe. Azakanda akanyenyeri tuzakora ikiganiro tubigaragaza. Uyu muhanuzi sinzi nimba tuzabikora igihe. Ntabwo tuzagaragaza ko ari umuhanuzi, ntago akanyenyeri ubuhanuzi bugaragara mu kanyenyeri. Sinzi nimba tuzakora tuvuga ko ari umukozi w'Imana afasha n'abantu. Yego, sinzi nimba tuzakora ikiganiro kuri ibi bintu byihariye kuko nabonye amaje guhanura abantu benshi. Semuhungu yakoze live nawe araguhanuriye. Yego, Semuhungu mikoro ariko dora uri kuyinonga aki ndacyategereje mukozi w'Imana, ndacyategereje nataboneka uzanamurema. Akimureka tuzakora ikiganiro cyiwe. Ahubwo nandi kuvuga Semuhungu yarari kuri live aravuga ati nimba hari umugore uri tayari wiyaminiye kumbyarira nambwire anyandikire inbox. Hari uburyo bwa mbere yari afite, hari ukuba yakwishyura ukagenda ukamubyarira, umwana yavuka ukamumusigira ukagenda. Ukamubyarira gute? Ukamubyarira bahuje imbuto zanyu mwembi cyangwa mwahuye? We sinzi ukuntu yabivugaga, we sinzi nyine. Ubwo hari opsiyo zose reka nzigusobanurire. Hari opsiyo ya mbere kuba mwabyarana akakwishyura ukagenda, umwana ukamubona akivuka ukahita ukomeza. Urumva, akaba na opsiyo ya kabiri kuba noneho yakwishyura makeya, noneho umwana mukamufatanya ariko uri kumva, ariko abana akaba ari abiwe. Bitavuze ngo nimba mubyaranye na Semuhungu ngo imitungo ye ngo murayigabana ngo bya bindi ngo umwana ngo nyine ngo muhise musinyanga ivanga mutungo, cyangwa ngo umwana ngo nyine kuko ngo umwana ari uwawe ngo agufite mu nshingano. Wapi? None se umwana kuza agashaka kubiha nyina yamubuza? Nta kibazo, ibyo byo nta kibazo. Ariko apana kuba ngo ushakana n'umugabo wangiza ngo nyine imitungo ngo ivanga mutungo, cyangwa ngo none se we yashaka gushaka cyangwa yashaka kubyara? Warashaka kubyara gusa. Ibyo ariko ntabwo byazamo imitungo. Kubyara n'umuntu bitandukanye n'imitungo. Ariko bitandukanye nuko ngo urumva Semuhungu ikintu yavuze ngo sinshaka umuntu tuzabyarana, impamvu nzabikwishyurira, sinshaka umuntu tuzabyarana akaza akicara kuri social media agakora ikiganiro ngo Semuhungu twarabyaranye ariko nagafasha. Niyo mpamvu nshaka kubyishyura bikaba ari akazi. Tuve kuri Semuhungu tunagaruke kuri Nuza. Ubwo n'ubundi na update twafatiyeho ku muhanzi bita Yago uheruka gusora indirimbo ejo bundi na Paraso. Nabonye abantu benshi bayipostinze. Yago ni mugakoze live ari kuvuga ati nababajwe nuko Jihad bamufunze, nubwo ari nge muntu wa mbere watanze ikirego ubwo twahoraga muri RIB. Jihad bamwambitse amapingu, ndanje musabira imbabazi, ndavuga ati mumubabare. Ngo icyo gihe ngo Jihad yansabye imbabazi, ati ni mumubabarire nta kibazo. Ubwa mbere musabira imbabazi aragenda. Ngo ariko ibyo yankoze yaramubabariye. Jihad agaruka kuvuza ka kagoma nabonye ngo arongera kabisa. Ariko bira byose ngo yabikoze nyuma yaho Yago yari yaramubabariye bitewe nuko yari yaramwatakiye famiye, akataka umuryango wiwe, akataka nyine ibintu nk'ibyo. Arangije igihe Yago akimara kumubabarira, Jihad arongera aragaruka. Jihad rero ntabwo ashobotse, nagenda agororwe.
ariko yababajwe kandi rega reka nkubwire buriya niyo mpamvu bakubwira ngo umuntu nakugirira nabi Yego. ujye wituriza ubutabera n'ubw'Imana. Yago mu buryo bumwe sinzi nimba muri kubibona ariko Imana iri kumwishyurira. Yego. Abantu bose bababaje Yago bamukoze ku mutima. Yego. Imana iri kubakoramo akazi. uhereye kuri nde Mpereye kuri Jihad, ugakurikizaho nde ngakurikizaho Emirene, ugakurikizaho nde ngakurikizaho Murinda Murungi, ugakurikizaho nde ngakurikizaho ni benshi cyane, ni benshi. harya wowe ngo wamusabye imbabazi Inde? Yago wamusabye imbabazi? Yago nta kibazo mfitanye nabo. Yago muri iriya nkundura nari muri inyuma. Wari muri inyuma? Nari muri inyuma Yego. mvuga nti aho amazi agushiriraho mwana wa ngaya ndayafite. Reka rero ni update urumva tuba turi kuganira kuri zimwe mu nkuru ziri hano, ubwo twavuze ku bagiye hanze, tuvuga ku bikombe byagiye bitwarwa, rero ndi kumva twasoza hano nayi. Ndumva twasoza ariko icyo nababwira cyo nuko Muyango wacu amerewe neza. Yego. Ameze neza cyane. Nyuma ya buriya hari ikintu ushaka gushaka undi mugabo mu diaspora pe ahera ko Muyango atagiye kudutama. Kandi Akimu yarahanuye ubukwe. Imana yeretse ukora ubukwe. None urambwira ngo hari yaravuye atavanye umugabo. Kanicecekere. Aya reka ngende nyacukumbure neza nzayagarura. Mu Muyango ibyakoze arabyatunga abantu benshi. Reka dusoreza aha ngaha. Ngize ntuza kubera aka kavura. Sawa, reka dusoze.